nk'umuntu ushaka kurigurisha warigurisha ngahe? Kiriya nyine nshobora nko kurigurisha nk'ibihumbi 200 kuko ntago na Teknolojia. Aka karimo hagati ni si urukwetora? aka karimo hagati nyine n'urukweto rutuma Reka nongere mbasuhuze bakunzi b'Udushya Kingdom. Twongeye dusubira mu cyaro nka kumwe mujya mubidusaba muvuga muti rimwe na rimwe mujye mujya mu cyaro mujye kureba impano zidasanzwe muzereka abanyarwanda. Ubu twagiye mu cyaro rero duhuye n'umwana udasanzwe kandi n'umwana wakoze igare ribasha guterera imisozi kandi rikoze mu biti. Yaryikoreye ku giti cye mu bitekerezo bye, igare rizamuka imisozi nka dryer. Uyu mwana ntasanzwe n'ukuri. Reka tumugereho maze murebe n'iryo gare uburyo ritangaje. Ikaze n'umwana udasanzwe w'umuhanga kuko afite intego yo kuzajyana iryo gare rye mwimurikagurisha cyangwa se muri expo abantu bakarigura. Avuga ko amafaranga make wamuha kuri iryo gare ni 200,000. Mu by'ukuri ni igitogo ariko kizamuka imisozi. Yes, yego turahageze rero. Aha turi ni wabo kwa mama we na papa we. N'umwana muto cyane ari mu kigero cy'imyaka 14 nako ni imyaka 14 afite. Uyu mwana afite ubuhanga budasanzwe. Aho hari kwirembo. Noneho reka twinjire mu gikari cy'iwabo. Ni mu gikari rwose ubona ko ari urugo rw'abakungu, bamwe bita abakungu jumba. Aho muri kubona harazamuka mu by'ukuri n'agasozi kazamuka kava iwabo kazamuka kerekeza kwirembo ry'urugo rw'iwabo. Murarubona ngurwo. Hanyuma yafashe icyo gitogotogo cye maze azamuka ko gasozi anyonga byoroheje rwose, ubona ko mu maguru horoheje cyane bitewe n'ubuhanga yarikoranye rikabasha kuba ryaterera imisozi. Ni dryer muri make. Harya amazina yawe ninde? Iranzi Diemeris. Ugerageze kuvuga cyane kugira ngo abagukurikiye hano ku isi hose babashe kukumva. Dutunguye n'igare dusanze ufite. Igare ryawe wikoreye ku giti cyawe, bigaragara ko warikoze mu biti. Igitekerezo cyo gukora iri gare rinyongwa n'ahazamuka wagikuye he? Yewe nyine nagiye ahantu hari bakorera amagare. Ubwo nyine nkajya ndeba ibyuma baterateranya. Ndangije nyine niko gutekereza igitekerezo nk'icyo ngicyo. Yego. Nkajya mfata nyine ibikombe nkashyiramo amasasu n'amavuta yabyo, nyine nawe urabizi ibyo bakoresha. Yego. Ndangije ndabitekereza nyine ndabikora, ngiye kubona mbona birakunze. Kuri iyo nshyizemo umunyururu nyine nkajyaho nazamuka ndahanyonga. Buriya nabwo musanze mvuye mu ishanga. Nazamuka urahanyonga mbonye wagira ni dryer neza. Ngaho ubu ririya gare ryawe uri nk'umuntu ushaka kurigurisha warigurisha ngahe? Kiriya nyine nshobora nko kurigurisha nk'ibihumbi 200 kuko ntago napfa gutanga ikintu nanjye nitekerereje ku buntu. Yego. Kuko buriya mba nkeka ko nzanakijyana no mwimurikagurisha mpuzamahanga. Urashaka kuzajya mwimurikagurisha ukerekana uburyo ushobora gukora igare ry'irinyarwanda rikoze mu biti kandi rigaterera imisozi. Nukuri dutunguye n'ukuntu uzamutse umusozi igare ryawe riri kugenda. Gusa ku rundi ruhande twagiye tujyanywe cyangwa se duhurujwe n'iryo gare cyangwa se icyo gitogotogo cye kidasanzwe muri ako gace atuyemo ndetse no mu gihugu muri rusange. Ariko twahageze dusanga yifitiye akandi kantu kadasanzwe mu ntoki. Yari afite radio ariko byaducanze uburyo yari radio. Twabonaga ari ikintu cy'urukweto kiri aho ngaho kiri hibuye. Twayiwe cyari cyo ariko kumbe yafashe urukweto cyangwa se igitaro cy'urukweto agikoramo radio, agishyira hibuye, agikora ukuntu ku buryo neza radio yari iri gucuranga. Ashyiraho kuteri yavugaga cyane, yajyaga anacomeka no ku bibindi biri aho ngaho mu rugo bikavuga cyane. Twumiwe. Reka na radio nayo tugira ibyo tuyimubazaho. Ariko by the way hari akantu turi kubona ufite mu ntoki. Nta gacya ko ngabo. Akangaki kanyene no umutima wa radio nawe urabibona. Narakitekanikiye nyine. Kirahi batiri igitandura kibona. Kuko nyine urabona hano inyuma nta bintu nashyiraho buro. Nahise mpambiriza n'agakoba. Yego. Maze aka karimo hagati ni si urukwetora? Aka karimo hagati nyine n'urukweto rutuma iyi batiri itazahura na za sudire zirimo hano inyuma. Bikaba byakora. Tunguwe n'iyi radio yawe. Ariko ndashaka kugira ngo ucurange umpe nanjye cyangwa se numvisha abadukurikiye bumva uburyo iyi radio ivuga. Fungura ubundi twegereze kamera abadukurikiye bumva.
ubwo umuriro ntushize? oya ntabwo ushize ahubwo ubwo insinga zari zikomye. Okay. Ubwo iyo ni haka abatekinisiye mu hoteli. Yakoze cyane. Hanyuma rero uti reka nikorera igare nzajya ngendaho nkanazamuka imisozi, ko mbonye wagira ngo ririmo moteri. Nta moteri irimo? Nta moteri. Wabigenjeje ute kugira ngo ubashe kuryoroshya ku buryo umuntu aranyonga kumva biroroshye? Impamvu nyine buriya hari ukuntu umunyururu uri hagati y'igiti. Igiti nabonye umunyururu uzajya ugikoraho gutya, ndakibaza nyine ibikoresho mba mbifite, umunyururu ucamo ugenda neza nta hantu na hamwe ukomye. Buriya no mu minsi yashize umuntu yarambwiye ati dore uyu munyururu wawe ntabwo ureze. ndamubwira ati ibyo ngibyo mba ndi kubikurikirana nkuko nabitekereje. umunyururu niko nawufashe nyine nkucimburamo, umunyururu ndawurega, ubu ngubu kiragenda neza cyane. Hari imirimo kiriya gitogotogo cyawe cyaba kigufasha muri iki cyaro wituriyemo? Imirimo yo ntayo, ariko nyine buriya iyo umuntu agiyeho mbasha kumuheka, ariko ntago gusa urumva namwishyuza. Ntago wamwishyuza, ariko njye mbonye nanakwishyura kuko mbonye hariho n'umufarisi inyuma kimeze ukuntu. Hanyuma se buriya hajya kano gace ngo ni hehe? Ahangaha ni mu mudugudu wa Gitwa. Umudugudu wa Gitwa, akagari ni aka Karambi. Akagari ka Karambi. Ubwo umurenge ni ibisanzwe ni Kigoma ho mu karere ka Huye. Ewana nukuri, ni igiki wakumva wakifuza ku bantu barabona video? Hari abantu baba barayireba, baba abaturage basanzwe, abayobozi b'igihugu, abaki, niki wumva wasaba igihugu ukurikije ubumenyi ufite ku bijyanye no gutekinika ibintu nka biriya? Jewe icyo nabasaba no kugira ngo nyine bajye bareba video zanjye, n'ubushobozi nimbubura uzaba afite ubufasha azamfashe, mbashe no kuba nakora ibindi. Buriya nyine hari byinshi utekereza wakora. Hari byinshi umuntu aba atekereza, ariko nyine ibishoro bikabura. Ubu numvise uvuga ngo urashaka kuzajya muri Expo. Ubwo nashaka kuzahajya nyine ukahajyana kiriya gitogotogo cy'abantu bakakigura. Buriya kiriya uhajya wambwiye ngo wakigurisha nk'ibihumbi 200 yose. Buriya biba byatwaye ibishoro, nubwo byaba bitarengeje ibihumbi 50, ariko ubwenge buba buyarengeje. Kugira ngo uzakivumbure ntaho wakibonye, utarigeze no mu mateka yawe ucyumva, biba bikomeye cyane. Ndi kubona se abazungu ntacyo baturusha natwe twabasha kwikorera. Abazungu yakoze igare, ariko nawe urabona ko wakoze igare kandi warikoze mu biti kandi riri kugenda rikanaterera hazamuka. Rega nyine abazungu buri icyo baturusha nuko bafite ibyuma, bafite nayo mafaranga. Naho ubundi ubwenge bwo natwe abanyarwanda turabufite, ariko nyine abenshi babura amafaranga yo kugira ngo bagure ibikoresho. Urakoze cyane, reka tugushimire kandi tunashimiye abadukurikiye kuri uyu muyoboro w'Udushya Kingdom. Uyu mwana ni umuhatari. Ibiganiro byacu mujye mubikurikirana hano, tubazanira ibishya gusa hano ku Udushya Kingdom. Imana ikomeze ibane namwe, mukanda aho ngaho hasi mukore subscribe, tuzabane mu biganiro byacu by'ubutaha. Nanjye ndabashimiye cyane. Urakoze cyane.